ndashaka Claudia. Umushakira iki? Uramushakira iki? Ari twa twapanze dushaka kugira ngo dukomeze tuganire. Nyine hari wamumbwirira kaza tukavugana. Hari ibintu bari bapanze na Claudia mwari mwaganiriye kugira ngo mukomeze muganire. Nta mpamvu yo kubitindaho ibyo ngibyo. Ahubwo nyine abaye hari wamuzana tukavugana nabikarangira nyine nkata nikomereza nta kibazo. Kagira inkuru n'umuntu wayibara. Nyine ndi gukoresha umuntu. Nyine mwari mwapanze iki? Umbo utangiye kugorana. Ugorwa n'iki? Ugorwa n'iki? Oya ntacyo. Ndi kukubaza ngo mwari mwapanze iki? Basi ndagusabye niba hari mu mbwiraza. Nenda gusabye banza umbwire ibyo mwapanze kugira ngo nkubwire ngo hari cyangwa ntahari. Kwanza urinde ko ntanakumenya. Ashoboka kandi ushaka kutamenya wa mugani. Ningiye nitwa Kanuma Elimando. Kanuma. Kanuma pe. Izina ariko si ryo muntu. Banzori uri numa y'intungura se uri nyirakadori uri kandi y'inkunguzi nta kibazo. Kindi izina si ryo muntu. Ningiye nturuka muri Turukiya. Turukiya. Nta bintu bijyanye n'amapetroli, amavuzutu, amaesanse. Amaze kumenya ko mu Rwanda rero habuze ibintu by'amaesanse n'abantu byabatesheje umutwe cyane. Ubungi isoko ninjye waritsindiye rya esanse ninjye bora. Njye guha abantu esanse. Kujya ririho ryarahirimye ninjye usigaye kwimanaginga. Umukobwa wari namuhayemo akazi nshaka kumujya secrétaire ngajye abandi kandi kugira ngo mwakazi nyine. Uje kumpera umukobwa akazi? Secrétaire? Yitwa twaravuganye. Wowe. Umushoramari. Kanuma. Ntugire ikibazo naho muteye irari bihanganye. Anase ko ndebeye mu gatuza gatemo bikomutwe uzi uko bigukomeranye. Nabagesha ukuri. Suri muzima? Uri muzima? Bijyanye n'iki? Murashaka iki? Ndashaka umukobwa witwa Claudia. Claudia? Akuri mama we. Uri mama we. Uri mama we hayi. Kandi ubona musape ariko no gutanga uko gituzugura umukwe. Reka nkubwize ukuri. Ntuzagera ku kintu ugigenda gake ariko umukwe uretse ku muntu ugiye ukambika urugori. Ugasirwa nk'abandi babyeyi. Neza. Shaka rodi. Uruwa Kanuma koko. Kano. Bageze hano ute? Ni mangana na mama wawe. Kanuma korodi. Umushoramari kuva Turukiya. Umukwe kunyambika urugori. Ikiza nuko yabaye kuri Claudia. Utayabaye kuri Betty. Claudia nyarutse hano. Ninde wakubwiye ngo uze mu rugo? Kubimenyera ntade gukurira mu rugo. None se uyubwira kira kampamagara? Cyo gashaka ubundi buryo uza nkuko ushize waje ugatungura. Tujya guhura nende tujya kubimbwira nende kumwe nake. Inde ubwira undi? Ni wowe. Wewe undaza gufata igisubizo se nende unsubize nyine. Narinje rero. Mbe ngo byanangoye cyane kuyongera ngaha. Byansabye imbaraga nyinshi ariko nemeye ndahaza. None ngaho ndeye kumutangiye kumwekura. Se Kano, wari serieux. Like wari uri serieux mbwira biriya bintu. Nzi ko turi muri blague kuri ukuntu nyine wisekereza. Urabona kandi ntari serieux ko. Kumwaga ndi mu mikino. Nasi biri serieux. Iki kumana. Nubusubije ibintu nyimaze kandi. Oya njyana kumva numva biriya bintu byari blague. Iki. Nasi like si twari turi guseka se? Ntago wabinkora. Nyine si wabimbwira gusa kuri ko naza blague zawe ubumbwira buri kanya. Ukagira nawe unyemerera ukambwira ngo ndaza ngo mbate igisubizo ngo uzansubiza. Ugiye kubitekereza ujye watekerezaho nibyo ngibyo se. Ngiraho neje hano mu gipangu kiwanyu ndanica ndagutegereza hejuru yo kumbwira ngo nari ndi mu mikino. Nako gute uva kumva ko umuntu w'umugabo yifata agategura ijambo akakubwira ko gukunda akakubwira ko neza byanze ibintu byose ubuzima bugiye guhagarara ubwenge asigaranye ari bwo kugukunda bwonyine.
warangiza ukamubwira ngo yari gukina. Reba hano Kano. Imbaraga zindazifite. Basi katuganire sibyo. Njye ku ruhande rwanjye. Uriya munsi twese kwisekera. Sinari nzi kuri serious. Kutabanje kubimbwira mbere. Ndaje kukwisura kwa Kerukansetsa. Bisanzwe netse kari blague urimo. No basi kamubwira. Sibyo. Ndeba basi. Nne nsubiza igisubizo cyiza basi urega kunkura umutima pe. Uri gushaka igisubizo kiri serious cya like yacyaye blague dukugira usebye. Nta bya blague biri hano. Ni ibyanyabyo ngewe. Ibyo nakubwiye yari byo kandi ntago nagukinishaga nta n'ibindi mikino kandi dufitanye ngiye cyo nakubwiye yari bindi kumva ku mutima. Oh my god. Kamubwira. Sibyo. Kano. Reka nta n'ikibazo rega ngewe umve ngo ntabwo nzigira ngo yemukira. Umbe ngo nyine ni ibintu biraho ngo ngenda gukunda kandi byanyabyo by'indani nta n'ikintu ngiye gukundira bindimo. Okay, to be serious. Mfite umukunzi. Mfite umuhungu dukundana. Dukundana pe. Byanyabyo biri official. Basi yo nabimbwira mbere ataraza. Wasanga nyine naye no kwemera. Ariko dore waranatinze. Naje bundi uzi impamvu nakubwiye ngo uzaze gufata igisubizo. Twari turi guseka giye sinari ko biri serious. Nabona gutari serious nyine just za blague za. Nese Kano katuvugisha ukuri. Uko ubibona. Ubona wabasha kunyafodinga. Kunyafodinga like, huh? Ngo bijyanye n'iki byo? Forwarding. Kunyafodinga nka kuno. Ngira ntashobora mu gihe wanyemereye kunkunda. Nka kuno umukobwa wenda akenera nko gusuka bino bisuko tutse ukabimusukisha ukamujyana gushopinga imyenda iki. Okay, tureke ibyo byose byo ku ruhande. Wabasha kunspoilinga ukangirira ibisuko. Ubwo icyo nicyo kintu wifasha urareba ubona ngo nibyo bitumye utankunda. Ibyo se byarenze nk'icyatanu cyangwa bibiri. Aho baduhende se nkaho yaba ari bibiri. Uragosanga nyine nabihiga nkabibura ngiye mu cyumweru nabibura. Kano. Ibisuko sikisha 30. Ibihumbi 30 kandi bicaye 30. Ibihumbi 30. Yego. Bashyizeho iki? Bagutera undi mutwe mushyashya? Reka tubyita ko bagutera undi mutwe mushyashya ko mutwe wawe ni wa wundi ufite wa musatsi ukomeye nawe uzi. 30. Yego. Nuje tugutera gukora bino bintu gutya? Yego. Yega amafaranga ni menshi nabona. 30. Ziko nari kubunga ari nka 2 gende gute birangira nyine gutyo. Hoya nyine niyo mapinze asuba very black. Ariko bantu byo ntago byagotumye wongera umbwira ngo wanyi ngo ntago ngo nakundana nawe kandi ubizi ko nkukunda ngewe. Nyine ntago ari byo byatuma nkubwira ngo si twakundana pe. Ariko mfite umukunzi already. Cyangwa se sibyo? Kandi mfite umukunzi. Yego. Kandi tuzabana tutegura kuzabana. Nabyumvishe sibyo? Gibuda se ko njye nemera gutendekwa nta kibazo ndemera ntendekwa. Wambabari ukangira nk'uwa kabiri. Mbabari. Ariko kandi ujye uba seriye bwarimwe. Ujye uba nyine seriye ukavuga ati uyu munsi mbaye seriye noneho ibintu byose ngiye kubikora giseriye nk'umuntu w'umugabo. Basi mbabarira byibura batungire nk'uwa kabiri. Niyo yaba ari n'uwa gatatu ariko byibura. Uracyari mutoya sibyo? Uracyafite ahazaza heza. Imana izaguha umukobwa mwiza ugukunda utazagutendeka uzakubaha akakubahisha. Kankugira inama. Okay. Maze ngugisha inama. Sibyo? Ahubwo twabinjije. Buretse nyine mubwira. Yibuza. Reka uwo muntu ufite reka abe ari uwo gukorera ibyo byose ufite. Bibura ngiye ngo gukunda. Kano. Karaba. Reba hano. Yibuza ngiye ngukunda uriya wenda ari ugukoresha ibyo ngiye. Ahubwo Kano. Wareka nkaza kubera inshuti. Ko nakubera inshuti nziza. Wazagira n'umukobwa ushaka gutera tukangisha inama n'ukuri nakugira inama nziza kandi wabona n'umukobwa muzima. Ntago ndimo ndabyumva gukubera ikibazo ari ngiye bibaho. Ndakwinginze n'ukuri. Basi nyine amahirwe ari ngiye angira bakiruka Kanuma please Kanuma don't be like that. Umwana mwiza ndakwinginze sibyo? Imana izaguha umukobwa mwiza uzakubaha sibyo? Sibyo Kanuma? Nibyo byose n'iby'agahinda. Nzagirane. Imana izaguha umukobwa mwiza uzagukunda uzakubaha uzakubyarira sibyo? Ngenda kubera inshuti nkubera mushiki wawe mukuru sibyo? Sibyo rega ndanakuruta. Ngaho. Bye. Action. Bye Kanuma sibyo? Usigane na Yesu. Kandi nukaze mu rugo ubwira umubyeyi kuriya akagira ngo turateretana. Ndi mushiki wawe mukuru. Kuko nanjye ngiye mu mubare w'abarindo.
we nta ndobo uriye abantu barya indobo nibo abandi batereta byanya byo biri seri akakwanga biri seri igize ni igikombe oya njye ntabwo ndakwanze njye nakugize musazo wanje sibyo kandi njye buriya ntabwo nzi ko wambwiye ko nkunda nzi ko twaciye kwitera blague ntabwo nta ndobo wari warya mu buzima sibyo nta n'umukobwa uzigera kurya indobo sibyo akabebe akana keja shasi nakumwe nawe mushyire mukuru bye bye mwana sibyo uko ngukumfashe nyine ntaha mu ndahibuka se urahibuka ibyo ntabyo byinshi biri bategaruka nkubwire Claude kara ndagukunda nenda gukora yego ngangu uyu rukundo rw'abana b'Imana batakamfata gutya nk'agahinja akanshyira mu gatuza akancyuhisha ahita akamwanga abana b'Imana ndasubira mu rugo mvuga ngo ikira nari niyemeye agahinda karakanyarwanda meze nk'uko yaguye mu matasi Kano bite Kano bite none se ko wagiye wishimye ko wagarutse umeze utyo ibura n'iby'agahinda ngeze gute se Kano shira bose murabonanye igisubizo ni yego igisubizo ni uko gahinda nk'uko kamenga n'inyiki yatoye bigeze kuvuga iki watubwiye ko wagiye ushyushye ukogorotse nk'imbeba yaguye amata wabaye iki babaye watubwiye amakuru ngo apfa guhita ubimenya ni inkuru ndende mbikeke se yewe bikeye ko uyu mukobwa akubwiye ngo uzaze ngo usubize ejo aba yakwemereye akeka se iki uyu muntu umeze nk'imbeba yaguye amata Kanuma muduheze inkuru we twe tubitishije ubwuzu tuzi ngo rwose ubu buteye n'ivi ntabwo mutaba cyangwa n'imiyaga ngo muceceke baza umuntu ariko gushinyagurira umurambo ugenda ku muntu museka uri guseka ntabwo ntiyasabye nugure okay nacecetse ngambwira byagenze bite ni ubwa mbere numvise ucecetse ko kuva navuka twaretse umwana embora data bigenze gute umwana ajya gutereta se igisubizo ni yego cyane ihoye yabaye gute byabaye byo bareba iki n'undi nyine byarangiye nta kubuza bibaho umugabo ngo nta kintu ngazegeraho ngo atibishya akuye kandi reka ibintu nk'ibi ngibi agomba kutubaho ntabwo none biba byarazinyiwe reka byatugeraho Kano uretse guca Nyabarongo ugasinguka ariko igisubizo twakibonye ahubwo ukuntu wari wahinze tubyari kukugwa amahoro bibaho nta muntu wagenewe ibyago nta muntu wagenewe ibintu by'ibibazo twese bitugeraho agomba kutugeraho
Shimi! Isakuriza. Shimi! Ariko umva asagigira umuco. Ese ndeka guhamagara umwana ngo azajye kugura amazi? Amazi yo kunywesha. Simeze usigaye maze nk'abamutsi baramuka batangaza amatangazo mu gitondo. Sako no kuvuga nabi. Kuki? Kuvuga nabi. Ujye umenya kuri Rwanda rw'umugabo. Okay. Shimi! Sarimo cyangwa nawe. Wagihiza ngase nta cano mu kanya kawo gufata kintu biza kuzana amazi. Ubwo icupa bagenderamo akakiri impano. Benuza amafaranga murebe hanze. Amafaranga ngiye kumureba hanze cyo. Amafaranga ngiye kumureba hanze. Kujya kumureba hanze se no kuguhata iki? Oya y'amazi. Nkeneye ntozi. Okay. Banza umpa y'amazi ndumva nifite n'inyota. Wiki? Amafaranga y'amazi. Iyo kujya kugura kuri jibu? Yego. Nshimiye ntarazi. Nahita hano mbwire ndayaguha. Naribi. Shiri. Iminsi yagiye. Wiki? Iminsi yagiye pe. Kandi ntabwo natabuka nsabura icyo mu mutwe. Nshaka kwisukisha ariko ntabwo bya Noheri n'ubunani. Oya, ntabwo ari menshi ntabwo ndabizi muri iyi minsi. Yo kugira guteze. Nshaka 70 byonyine byo ariko ye nshaka n'intwererano. Ikabiri muri ibyo 70 se. Ese urumva byavamo nakwisukisha akavamo n'intwererano. Ariko tujye. Ese ubwo famille yanjye witwerera yangaye. Tujye twumvikana. Wabanje kujya wishukisha ku 2020. Yego, byo byari ibya. Bigeze kuri 70. Byari bya kera se ngo we. 2020. Hari amezi abiri arashira wikusukishije. Nisukisha se ni igisuko cyangwa none byikubye gatatu. Asikubanza warabonye ndi ikirombe cya zahabu. Se ko numva uri kubigira intambara ngatari inshingano zawe kunyitaho. Kukwitaho ngomba kukwitaho ariko bikabije. Ibintu natangaga 20 bigiye kwikuba gatatu cyangwa 4. Ese ko nzabitahana ubukwe. Ntugira ngo nzatahana igisuko cy'ibumbi 20 ubukwe. Uzi ko ari ubukwe bwo muri famille ngiye bazaba barangariye. Arishye niwe uzaba warongowe noneho. Ariko ningiye umuntu ugaragara muri famille yawe. Uzaba hafite umurimo kisi. Kugira ngo ugaragare neza imbere nyine nka padiri kuri altare. Siko numva bivugiramo nabisi inshingano zawe. Oya mbabarira. Nta mafaranga nifite. Ngaho ntacyo uzansukisha. Nta mafaranga mfite. Kuri 50. Oya. Nta mafaranga mfite uzagire imisatsi yawe iracyari mizi. Ntago najyana uyu musatsi. Uzarorere. Ubwo se bansokoziye kwafi. Kandi umenye ko nzanambara ikanzu. Oya ushaka uzambara ibyo ubonye. Ni ukuvuga ngo dote tuzambara imikenyero byo ntago bigoye. Nzambara umukenyero ntago nzaguhendesha. Nzakodesha 15. Bagomba kunsakurisa. Muri reception nzaba nambaye ikanzu. Iyo kanzu nta bushobozi bwo kwigura bari pe kuko nzaba nambaye ikanzu nzikodeshwa 50. Ubwo se urumva nyene amafaranga nga yose hamwe. Nayo ukoze ikanzu yashaka. Tata Paul. Kangwizwe ikano. Sibyo. Waziyakira ukamenya urwego rwawe. Ndega nago byari kungwa amahoro. Nawe no nifuhe byawe no kuri kugira ngira agira ishyari bacubiga abashyarwana ngo usorome imusumbangane mutokoza yawihangana apfa yarihuse najya bihuse yarapfuye nawe bizagutokoza ndagira ngo none ngiye uri munsi giti ngenye ameze nk'umusaza w'imyaka 90 umugongo wihinyema Baramukatiye byo gano wakwemba badafite ubwenge ayo bayashama Ma waje no ko Kanuma mukatiye hangane yo. Ntamukobwa namwemera koko. Keri. Karam. Birabyo ni ibyibihe. Aho waje ushaka gusaba. Cyo ushaka gusaba. Amagwe n'ikigombera kunsaba. Ubuzima tubaye murabuzi urabubona. Ntabwo nagize nuko ngiye kugubwa natwe twifitiye amahoro byibuze ndeba hepfo nkareba ruguru nta nzira zihari wowe wenyine niwe wenyine kundokora niwe ugomba kumucunguzi wanjye ikintu ngiye kukubwira ntuyikorere nyine ukorere jyewe cyangwa se ukorere umuryango wacu
Nisema hari uko ntagira byibuza mu bwana bwanjye sinkora uko nshoboye kose. Nta tudakora. Masinikora agataro. Hari uko ntagira byibuza ndi umwana w'umunenganire sivuye ngo wenda ndakugora. Keri. Wamba bariye. Bakunda n'uriya mugabo w'umukire. Ngo? Bayindi sho. Barundi buryo. Mabyo n'imanye igihe kingana iki? Kinini. Kuba namumenya namubona. Nabonye niwe muntu ushaka kutugira umumaro mu buzima. Nisema. Je nta nubwo uzita ko nkunze. Urukundo rutama amafaranga se n'amaziti. Mwana wanjye bitekerezeho. Ntabyo nzi pe. Umva bincana. Ceceka ntacyo. Bitekerezeho. Wiki? Ari imyenda. Bara mpetotari. 65 agasaka mekeza we nzagakodesha nk'icumi. 75. Inkweto zo ndazifite. Oya nazo zishyireho. Ubu ndazifite. Komeza bimaze kuba 75. Imisatsi nagize 50. 125. Rero ni wowe uyigena singiye uyigena. Ni nkanga yo yavuga numva yari yo ntacyo nyaguhe nyine abumvye. Kubera ko ari muri famille bura ndi wabanka 100,000. Bikamagona 225. Reka nkubwira uzagenda uzana inkwano indongoranyo bagombaga kundongoranya banyimye uyigurishe ubundi genda ibyo byose ubigure ubundi uje muri ubwo bukwe Jesse nzabutaha urabizi ko ntatumiwe Shimara gutumiye nose wagiye ngo biyizira hano nago bama invitation nkayizana mu bintu ariko kubuntu yawemba barira ibindi byose bihagarike ahubwo imbare gatatu wamvuye iruhande no kumena amatwi singi bikeneye gusukisha wagiye kwisukisha se abandi bagore bafashe imirimo hanze bafite ibiraka numva ngo warize cyangwa warambeshyaga nta kazi ugira urirwa wicaye aha wishongwaye witeretse wegize gutya izo ritanyeganyega none ngo 225 barakubeshye we suko konterera gutyo mba byari ngombwa nta kazi ngira ngo nirirwa ngo nenetse ijo sahanga ahubwo ngubwire nusongera gushaka kunkora mu jisho nazakwereka jewe nasije kuvuga ko nta mafaranga uri bombe Minervare se yiki ubwo nanjye byumvikana ntabwo uzongera abandi bagore nibo bishyuza inzu nanjye ntabwo amafaranga iri yanzu uzongera kuyakoraho reka nkubwire ntabwo ndagakirishoka iyi nzu wayisanze aha ntabwo wigeze uyiterura ivanye kwa Pombafu urumva ukuntu utangiye kunsomera wowe ubwo ufite amarandevu yo muri ubwo bukwe n'ibiki byose bazayaguhe uzasohokana nabo muri ayo makwe yawe uzongera kumbya mu byaho umutwe ntazawumenagiye umwana ukagira ngo hari na 5 wazanye ese ubwo bivuze ko ubwo bukwe ntabwo nzajyamo uko rugendana urutwe rubi gusa ye nzaruca n'inyuma ni karibu Ndiwe. Mashini kamera. Kamera mama ke. Kamera cyane. Nze mutese. Tumeze neza. Okay. Zana igitabo. Cy'urukora iki? Umunsi wa nyuma se suze. Bayazanye. Nubwo naje kubwira ko ndayabuze. Baba mwihangane munyihangane nyene uyu munsi nyine ntabwo ndi butange. Ayo makuru yawe uyavuniye gushakisha. Ayo makuru uyavuniye iki mu byukuri? Nese kuza kubimbwira ninjye nubwo ndi presidente ninjye ugize itsinda. Ahubwo si yuza ukajya mu itsinda ukabivugirayo. Baba abagore batabanyasamira. Nyine ukumva umwuka uko bamejeje utazagira ngo wenda nanjye mba nabigize mu ruhare kwanga ko ayawe uzayafata.
Sawa se ufite mukirire. Kuko hari ahantu nteganya udufaranga. Urumva njye ntayakura. 40 n'amande 500. Urumva ntayakura. Reka nanjye nta mafaranga ngira. Ariko uzi umugore uhora utegereje umugabo ngo arampa. Amafaranga 40 nabikuraye. Shaka nagerageje naguzagujije byanze pe. Aho ufite uburyo wayabonamo wayabuze nkaswe jewe. Uburyo yabonamo n'ubuhe. Reka bari umugore udafite umugabo bafite inzira nyinshi zo gukuramo amafaranga se nkaki. Aho nagari ijisho riba rikuriho. Aho nagari jewe. Ntabwo naba ntaricuje ndumukwa nicuje ndumukira. Ari byo nkubwiye ngo wicuruze wa mubyeyi we. None izo nzira z'abapfakazi uri kuvuga neze. Ariko se ko mvuze umugore udafite umugabo mvuze umupfakazi. Gusa abantu bose badafite abagabo n'abapfakazi. Umva kubise mu cyawe yirenze urugo. Umva kandi utangiye kunshira imigani inci intege. Intera n'umutima mubi. Ariko nawe ubukabije ngo ubunsetsereje. Ese ngundi umuntu uryamana amafaranga. Ariko nta muntu urahangaha ngo yumve icyo mvuze. Ngewe nigeze nkubwira ngo ujye kuryamanira amafaranga. Ibyo jisho ritandiho uri kuvuga nirihe? Okay, nta mafaranga ibindi tubireke. Nyine nje kukubwira ko nayabuze. Saa yanyu mbari saa 9. Shaka rwose shamura kura hapo. Nyine turayabana no hari ikindi. Turayafata. Ase disco no twari dushigaje igihe gito tukagabana. None burayahombye. Murayafata? None murakomeza nyine mumbarira amande ariko ntago mwayafata. Mwayafatira se gute? Turayafatira. Nese ubugira ngo nsatse igitabo neza uretse kugenda nkubera. Wabura ibirarane 7 ubu ninjya mu gitabo neza uzabura ibirarane 7 bigengwa n'itegeko. Uretse kugukingira ikibaba nk'inshuti yanjye. Wihagazeho wanze gutanga uriya mwanya. Ngutegereze nawe uzafata. Ati mama nshimye. Ubu wafata ari amafaranga nakuri umuntu akakubwira ngo umugabanemo 2 koko. Wasigara niki? None kugiye kuyahomba. Oya ujye urwane intambara nyinshi n'ubundi urangwanirira. Imbaraga zashize zo kukurwanirira. Ntazo pe. Ahubwo wa Yesu wawe ntarakubikuriza. Yesu. Ntabwo kwambwiye ko Yesu ngo haraho yahunitse uzangurira n'agafanta. Wo Yesu wawe ntabwo arayazana. Shana nawe yatinda muri kamereze ratabara. Irukanka mu telefone cyangwa ngo amayinite. Mu telefone akugoba kubo birakomeye. Akira. Uhamagare. Wamuhamagara akakurengera. Erega riti yacuce kayumvize. Cyumvikana arakoninira. Nta kindi nakora jewe ndakurikiza amategeko. Nabindi tubyihorere twiganira by'ubuzima busanzwe by'ideni tubireke. Warumeze teze. Neze nawe. Ari ugusonza nakugaburira. Yase kubikintu cyemanga kira kibina nyine. Akoreka nkwakire de. Ibyo ukunda ndabizi. Reka musaniye. Naho wundi se wa mubyeyi we si yameza amenyo. Manzara akaba mukene. Kandi yaranze kuyikuramo. Ariko mwatekereza mukubona ubu koko usibye kundenganya ko nava umuntu w'umupapa. Ntacyo uri kwiseka kene. Nabaye. Bakwijana karobya ubimeza se. Kiwaretse nkucara nk'akana. Ya echa. Ndabona wahiye mu cyotori. Yakora uzi guhinda nk'itari uko. Ikize. Komu noza wisekije no mbona wabaye n'inzobe cyane. Ubera kanyamuneza. Dara twe twirira rero. Nya. Ahe. Wowe uri kwishimira inkweto. Nandika urema nk'uturonje two kurya. Nubwo bigushimishije ariko ndabona ari ubucucu. Fasha gutya. Igipupe. Fasha gutya. Urabona ari igipupe. None urangiza. Dore. Baragizwe n'icyo. Mama nurira se imyenda none uyiguze. Uyiguze iki kare? Ntabwo bikureba. Nanone. Ariko se ubu wambwira ngo Nubwo inyambiko ubusa. Kuramo wambare turebe. Nanakore ko bataguhenda. Kuramo. Nkuriramo. Kuri imbere yawe se?
muri mbere yawe tumende ko batakuha imyenda itatu nayipimye shino nukarakweduka ikibazo se mu nda hanye ariko ntacyo yore neze kera injunza ni kiki nete ko wiguriye wenyine ntumva ko idahumura nk'aba bayiguze ntabwo nyira twaje pakimwe ni yari mishyashya cyangwa ni umuntu ukubwiye ngo mama kiya nayihaza kano imyenda ya original imyenda yenze ntabwo ibihumura mutunda ubimenye yego nanone Katwe. manu ko wishimye cyane nkaho wari usanzwe utambara ariko sijye gusohokera he none ntabwo kureba yewe mama sugi bango nambara ubusa nabone no kanza arahita ashimira marebe no kanza reba yahiye ngo yaguze agakanzu da rebe zirahenze rebe wenda irangaye mu mugongo umugongo suranga yewe ntabwo ndi bugaragaze kugenda yambaye ubusa cyangwa utangiye umwuga marebe wasa nk'umukobwa wafite umwuga agiye gutangira da naje gusohokera mama birenze kuri nabane gusohokera he yewe se ngiye gusohokera he gusohokana na wa mukire